Hello mumeze mute? Uno munsi rero ikintu ngiye kubereka uburyo basomanyisha amafoto, ukabona umuntu w'umusitari ari gusomana n'umuntu nta n'ahantu amuzi. Rero uno munsi rero icyo ngiye kukwereka, ukurikire ino videwo ukore subscribe hatagira ikintu kigucika, kuko uyu munsi nibyo ngiye kukwereka. Wowe icyo usabwa ni ukuba ufite application yitwa InShot muri application zawe, kugira ngo tuze kugendana akantu ku kandi. Wowe uraba ufite InShot, ufite ahantu hari data nyinshi nyine ku buryo bitaza kukurushya. Mbere y'uko dutangira, reba ko wakoze subscribe kugira ngo mbereke uburyo wasomanyisha abantu, ukabona umuntu w'umusitari ariko n'umuntu utazwi abantu basomanye. Wowe ikintu ufata, uraba ufite application ubundi ishobora kukwegeranya amafoto akegerana, ukoresha cyangwa InShot niyo nziza. Nimba utayifite ubwo uragenda uyisacinge kuri Play Store. Ubwo nimba utayifite uragenda uyisacinge kuri Play Store, kugira ngo ize kugufasha kwegeranya amafoto, kugira ngo abantu babashe kuza gusoma. Uraza nyine ukiyigeramo, urahita uza ahangaha kuri college. Ubwo ni ukwegerana, uhitemo buno hano hambere. Ukomeze uraza urebe amafoto ufite, uhitemo iyo ushaka wenda ko iza gusomana n'indi. Njye ngiye guhitamo ni iyi ngiyi ngiye mpisemo. Nurangiza ibi ngibi byose wamaze kuyegeranya gutya, urahita uza hano kuri export. Uhite wemezamo, barabanza bazanamo ibintu byo kwamamaza, ariko wowe urahita ubikuramo. Haraza hano hejuru hagiye kuza agafuresh, tubikorozinge tubikuremo. Bari ukwamamaza nyine, ari ama ad barimo barashyiramo, kugira ngo tudownloadinge ngo ano application baba barimo baramamaza. Urategereza gatonya cyane, urategereza rero, kora subscribe tubane rero. Urabona yuko rero dore ngiyi yamaze kujyamo ya foto yanjye. Nimara kujyamo rero, ikintu ngora, nimba ufite Google Chrome cyangwa se indi ugukoresha, ngiye gukoresha Google Chrome, niyo nziza kabisa, nawe bari gukoresha nimba niyo yoroha gukora bino bintu kabisa. Ngiyi urahita uzuye kandi uraza uyikandeho, uze muri search wandike Pixvaso, kuko ngewe nagiye nyikoresha, dore ngiyi yahaje. Nawe urabyandikamo ni Pixvaso uko ubibona hano, uze uyikandeho. Kuko buraba ari ubwa mbere, bari bugusabe gukora sign up kugira ngo ugiremo account. Ariko kuko nge atari ubwa mbere nyikoresheje, urabona yuko ise ninjiramo ngewe. Itegereze hano hantu ngiye kukwereka neza. Urahabona ahangaha handitse describe the content you want to create. Shyiramo icyo ushaka yuko, sobanura icyo ushaka yuko bagukorera. Wowe icyo ukora hano, urahita uza hano, hari akantu k'ifoto gateranyaho, uraza uhakande. Barahita bakwinjiza mu mafoto yawe. Niba kwinjiza mu mafoto, dore nge yayindi nakoze kwa kundi, dore ngiyi, dore ya foto negeranyije.
dore ngiyi. Aha ndaza nyihitemo, nande kuri done nyine nyemezemo. Aha urabona ko itangiye kugira kwikubara. Nahita nza hano rero nandikemo hano nyine, hano handitse describe the content kugira ngo baguhitiremo icyo ushyiramo nyine, icyo ushaka. Ndashyiramo kissing. Aha nurangiza wabyanditsemo uhita uza hano handitse 30, uhita uza hano handitse create, hano create aha hasi. Numara kubikora birabanza ugakanda hano kanditse create, utegereje. Urabona yuko ya video yacu bari kuyigukorera, barimo barayikoraho. Aha ushaka uburyo bwo kwishyura, harimo uburyo bwo kwishyura n'uburyo bw'ubuntu. Urabona yuko abantu basomanye, urimo urabibona hejuru hano, urabona ko basomanye rwose, urabona ko barimo barasomana. Aha nizere yuko wabibonye, urabona yuko babasomanyije babaha n'imisatsi. Aha rero uko niko ubigenza kugira ngo usomanyishe abantu. Aha nizere ko wabibonye. Noneho hakurikiyeho ati kugira ngo tuyidownloadinge, kugira ngo tuyidownloadinge nabyo nzabibereka muri video y'ubutaha, ariko cyangwa se reka mbibereke nimba urayiza nkande kuri iyi video. Ndaza nkande kuri iyi video hano kugira ngo rero nzabashe kubibereka ubutaha, noneho uburyo wayikuraho. Urabona yuko ibi nibyo mba naragiye nkora byose, ibi nibyo mba naragiye nkora byose, dore barabikwereka. Rero kuri iyi channel uzajya usangaho ibintu bitandukanye byose. Kora subscribe tujye tubasha kubonana. Urabona yuko mbereka ibintu bitandukanye.